mu gice cyatambutse mu nkuru y'inzitane twasize Bigwi yararimo avugana na Ivy kuri telefone. Ivy yararimo musaba ko yamushakira umuntu umukansoringa ese aho yaje kumubona nangwa nawe yigeze abona. Inkuru yacu reka n'ubundi tuyitangirire kuri Bigwi. Ivy aba yakubye, Bigwi arahindukira akabona Kian amuhagaze hejuru. Bigwi ubwoba buhera ko bumwica, kamubaza ati waje ryari muvande? Ndati nibwo nyiza, nakuvugishije ntiwanyumva, nako kwanza ndakubeshya, ninje numva uri kuri telefone kuko numva ntameze neza, ntari tayari. Numva sinshaka kukuvugisha. Bigwi ati ariko se ubundi ko nyuma bagushatse bakakubura, ubwo uraza gusobanurira Nikita ko wari urihera? Tureke na Nikita, tata na mama burababwira iki? Wowe uva mu murenge wamara gusezerana ugahera kugenda, ariko uzi ko kiriya cyari ikirori cyawe? Kian ati se ikirori bwoko ki? Biriya se bimaze iki? Ase Bigwi nkubaze, utekereza ko abantu bose basezerana kuri iyi si nangwa abantu bose bakora ubukwe baba banezerewe abo bagiye kubana nabo? Ese utekereza ko bose baba bakundana? Urukundo ni ikinyoma, urukundo ni uburibwe gusa, urukundo rw'ukuri ntabwo rujya rubaho. Ntihazagire umuntu ukubeshya. Nta keza k'urukundo kubera ko rutuzanira uburibwe gusa. Ni bangahe kuri iyi si babana nabo bakunda nangwa asaba bakunda? Kusanga rimwe na rimwe umuntu yemera kuba igitambo akabana n'uwo adakunda kugira ngo hatagira ibipfa. Ingo nyinshi zubakiye ku kinyoma. Abagabo benshi ntibakunda abagore babo kubera ko babashatse batabakunda. Abagore benshi ntibakunda abagabo babo kubera ko babashatse batabakunda. Niyo mpamvu nkubwira ngo urukundo ni ikinyoma, nta rukundo rubaho, ahubwo ni uburibwe gusa. Kuko uwo ukunda by'ukuri ntabwo ari we ubona, kandi uwo ushaka mu buzima ntabwo ari we isi guhereza. Bajya bavuga ngo igeno ni byose, ngo nta n'ahantu ushobora guhiyungira igeno ryawe, ariko burya wabishatse warihindura. Ikitwica ni kimwe, n'ubwoba no kudatera intambwe, turanga tukaba ibigwari. Ubwoba dufite nibwo butuma duhora aho tutakabaye turi. Ubwoba duhora n'iteka nibwo buturimbura. Tuzi icyo dushaka ariko ntituzi kugiharanira, tuzi icyo dukunda ariko ntituzi kukirwanirira. None ubwo byose bimaze iki? Bigwi wansobanurira? Bigwi ati Kian, I feel you. Ni kenshi nagiye nkubaza niba ukunda Ivy ariko ukanyihorera. Gusa niyo utavuga mbibona mu maso yawe, kabone niyo utatobora ibikorwa byawe biragutamaza. Uriya mukobwa uramukunda, uri no mu rukundo rwe cyane, ahubwo waranamusariye. Ikibazo cyawe nushaka kwemera ngo uhangane urwanirire icyo ushaka n'icyo ukunda.
ko kuri ikigwari, ko kuri umunyabwoba. Uri mukuru wanjye, njye icyo ari cyo cyose wakora nagushyigikira, ariko ukabaho wishimye. Ese ugize ngo niwe wenyine ubabaye? Iva hari ntago atuje, muri we ari hafi gusara. Kiana ati Iva ubwiwe n'iki kadatuje? Waba uzi ahantu ari? Ugatoya ntabyo nzi, ariko nawe ndabizi kagukunda. Ntago nitaye kuri Nikita kano kanya, ahubwo nitaye ku byishimo byawe. Kiya nirenga ubwoba ufite. Niba udashaka Nikita, icaza umuryango bitubwire. Ese ubundi bagukora iki? Nose ubundi bakurasa? Ngo ufite ubwoba bwo guhemuka. Uzaba uhemukiye nde? None se kugira ngo bane n'umwana w'abandi, mubane mu nzu utamukunda, wowe ndakuzi ikintu utagishaka. Iyo umuntu utamukunda nta nubwo umwitayeho. Uragira ngo uzabane na Nikita mubane mu nzu, wowe nawe mubane nk'iki se? Nk'ameza n'intebe? Ndabizi neza nta na rimwe uzigera wishima mu rugo rwawe. Ibyishimo byawe wibigurana ibyishimo by'abandi bantu. Mu buzima ntuzabe ushaka kunezeza ikiremwa muntu, kuko nta na rimwe kizigera cyishima. Iteka n'ubundi bahora babona nta cyiza ukwiriye. Wishaka kunezeza data nangwa se mama? Ese ubundi wampaye uburenganzira nkabikuvugira? Njye nkababwira yuko ufite undi mukobwa ukunda. Kiana toya, gihorere. N'ubundi byararangiye. Ubundi umugabo wa Nikita ngomba kubyakira. Bego ati nyamara uzicuza. Uracyafite ihirwe ryo kuba wasubiza ibihe inyuma. Kiana turagira ngo nicuze kangahe? Ndeka nyine mbe muri ubu buribwe. Ese ubundi kuki ufite yimuwe? Bego ati ntazi kugira se nuri mukuru wanjye. Ariko ibaza abaye ari njye uri kunyura nko mu byo uri kunyuramo. Nawe ntiwangira inama nk'iyo ndi kukugira. Ariko da ntago wazumva kuko ndi murumuna wawe. Kwanza reka nigendere. Ubitekerezeho bro. Ibikwiriye nuko rwose ukwiye kunezerwa. Ukwiye kubaho unezerewe. Ukwiye gukunda ukunda. Ntago ugomba gufata ibyishimo byawe ngo bigurane ibyishimo bya Nikita nangwa se by'umuryango wawe. Nakubwiraga guhitamo ni ukwawe. Iminsi iragenda ikicuma, indi igataha. Igihe cy'ubukwe nacyo kiba cyegereje. Iva akomeza kugenda avugana na Bigwi. Bigwi amubwira aho imyiteguro y'ubukwe igeze, ariko agakomeza kubwira Ivy ko mukuru we atameze neza. Buri buke ari umunsi w'ubukwe, Nikita ajyana n'abashuti be bakajya kumunezerererwa baselebratinga yuko asezeye ubukobwa agiye kwitwa umugore. Inshuti ze ziramugurira, baranywa bakarya, abanywa amayoga bakayanywa, mbese aba ari ibicika. Amasaha aragenda agakura,
neza neza bikagera mu rukerera bakiri kunywa, kandi uwo munsi aba ari umunsi w'ubukwe bwa Nikita ndetse na Kian. Nikita basa nk'uwananiwe, afite hangover, asaba abakobwa bari aho, akavuga ati nimureke ndyampeho gato agasaha kamwe konyine, muhere ko mumbyutsa kuko uyu munsi nakora ibara. Aya maso rwose sinayajyana, amafoto yazaza rwose, amaso yanjye ari ibishirira. Nikita aryamaho, abari aho nabo bose bagwa agacuho bagahera ko basinzira. Amasaha aricuma, saa 12 zikagera, saa 1 ziragera bagisinziriye, saa 2, saa 3, saa 4 basinziriye. Kandi mu by'ukuri doti bigomba gutangira saa 3 za mu gitondo. Amasaha ya doti agera batazi aho umugeni ari. Telefone zabo bombi ziba zashizemo umuriro, nta n'uyu n'umwe uri kwitaba. Saa 5 nibwo umwe yikangura akabona hanze bwakeye, bahera ko babyutsa Nikita. Mu kureba hanze bombi barumirwa. Kian nawe amakuru aba yamugezeho yuko umugeni yabuze, abasa n'uwataye umutwe, isi yamwikaragiyeho. Ibintu byose abona bitari kugenda mu buryo bwiza. Nikita baduka nk'umusazi, agataha akajya mu rugo, agera yasanga abantu bose bahangayitse, bari kwibaza ahantu ari. Bakimubona bahera ko bamubaza ati se wari uri amahoro, ubundi wari uri hehe, byagenze bite ko wari waduhangayikishije? Nikita ati ibyo ngibyo tubyihorere, amasaha yagiye, ahubwo umuntu wo kunkorera makeup ari he? Bareka bamuga ati baragukorera makeup utaranakaraba, genda ukarabe. Ariko aba afite hangover, umutwe uri kumurya. Aragenda koga, araza bagatangira kumukorera makeup, ariko amasaha yagiye. Bahera ko bahamagara kwa Kian bakababwira ko umugeni yabonetse, ubukwe bugomba gukomeza. Kian nawe aba yarakaye, agakomeza abaza ati ariko ubundi yarari he, yaraye he? Ubundi ni gute umugeni arara mu mihana narari wabo mu rugo? Mama wa Kian akabwira Kian, akamubwira ati tuza, n'ibintu bibaho, wirakara ku munsi wawe, reka ubukwe burangire, ibyo byose uzabibaza nyuma. Kian ahera akaceceka. Nikita nawe aho bari kumukorera makeup, ariko ari gusinzira, hangover yose, umutwe wamenaguritse. Mu mutima avuga ati mana umfashe irya none, uyu munsi urangira amahoro. Ese ubundi ibi biyoga nanywaga ibyike? Basoza kumukorera amasaha yagiye, doti iratangira, ariko Kian ntago aba anezerewe. Aba yitegereza umugore we Nikita, akazenga amarira mu maso. Bigwi waba bireba akabona ko mukuru we afite ikibazo.
doti irarangira. Bigwi yegera mukuru we akamubwira ati Kiyane, kuki uri kwishyingura? Kuki uri gukomeza kwitaba mu rwobo? Ese kuki uri kugurisha umunezero wawe uwugurana ibitari iby'umumaro, bitari iby'agaciro? Uriya mukobwa niba utamukunda wamuretse, n'ubundi kadashobotse. Ndebera ukuntu ameze, urebe ukuntu ari kureba. Ese uriya urabona ari umugore? Ese urabona azakubera umutima w'urugo? Kiyane, va mu byo urimo, reba kure. Uracyafite amahirwe yo guhagarika ubu bukwe, ushatse wabireka. Kiyane biramurenga, kamera nk'umusazi, akumva ibintu byose biramucanze, kuvuga nabyo bikamunanira. Nta kindi kintu akora, ahera akagasohoka akagenda. Aragenda akicara hamwe, yigeze gusanga Ivy yicaye. Arahicara, mu kuhicara agatangira kwivugisha avuga ati Ivy, ubu noneho ndakumva. Uburibwe bwose wanyuzemo kubera njye, nanjye ubu ndi kubwumva. Ese ubundi ibi ni ibiki ndi gukora? Ubundi se ubu nzashobora kubaho ntagufite? Ese ubu ngubu nzabaho nezerewe? Abarahari kwibaza ibintu byinshi, ikiniga ari cyose, ari nakatekereza kuri Ivy, amarira akaba yose. Aragenda agatekereza kuri Ivy, akanibagirwa yuko afite ubukwe, akigumira aho ngaho. Nectar aragenda akitegura, bakamwambika agatimba, abantu bose bakitegura, ariko bagategereza ko basohoka bagaheba. Abantu bose baba bari aho batangira kurambirwa. Bigwi nawe aba arimo ashaka Kiyane ariko yamubuze. Mama aramwegera kamubaza ati ariko mukuru wawe arihe? Bigwi ati mama, mukuru wanjye ari kunyura mu bihe bitamworoheye. Mukuru wanjye ntabwo anezerewe. Ese ubundi mama, mbere yuko mupanga ko Nikita azabana na Kiyane, aba bombi mwigeze mwicaza ngo mubaganirize? Ndatari ko wasaza ubwo icyo kibazo nicyo uri kumbaza uyu munsi? Ni ngombwa se ko tubibabaza? Twe twari dufite uburenganzira bwo kubashyingira, ni ibintu twemeranyijwe bakiri batoya. Imiryango yacu irakundana, turi abavandimwe, tugomba no gushyingirana. Bigwi ati ariko mama, uko ni ukwikunda. Kuki mwirebaho ubwanyu? Ese urabizi neza ko ubu bukwe Kiyane abushaka? Ese urabizi neza ko Kiyane akunda Nikita? Urabizi neza, uri shuwa, urahamanya n'umutima wawe? Atari ko se muho wasaze? Aramukunda nyine, none yaba atamukunda akaba yaremeye gusezerana nawe mu murenge? Bigwi ati mama uribeshya. Reka noneho nkubwiza ukuri, Kiyane ntabwo akunda Nikita, nta nubwo azapfa amukunze. Kiyane afite undi mukobwa akunda. Ese mama, muri doti wigeze ubona umuhungu wawe aseka? Ese kuva mwatangira gutegura ubu bukwe, wari wumva hari ijambo niri na rimwe Kiyane akubwira?
ibintu byose mumubwira ntiyikiriza gusa. Mama, kuva mwatangira gutegura ubu bukwe wigeze ubona Kian aseka? Ese hari umunsi wari wongera kumubona aza mu rugo? Kubera iki? Kuki ataza mama? Mama, wibangamira mukuru wanjye. Kwanza ntabwo ari we wenyine. Wowe na papa n'ababyeyi ba Nikita mwibangamira Kian. Kandi na Nikita arabizi ko Kian afite undi mukobwa akunda. Arabizi neza ko atamukunda, ariko arabyirengagiza. Mama, ibi bintu nimubihagarike. Nimutabihagarika njyewe ubwanjye ndabyihagarikira. Ndati wibeshye, ubwo ugiye kunyicira ubukwe bw'abana. Wowe niba warananiwe gushaka umugore ngo urongore, genda ujye kwangara wenyine ndekera abana. Tugati nyamara mama, ibyo ndi kukubwira ni ukuri. None se niba ibyo ndi kukubwira ari ibinyoma, Kian arihe? Kuki atari hano mama? Yagiye gushaka umukobwa akunda. Kano kanya Kian ashobora kuba ari kumwe n'umukobwa akunda. Namwe muranga ngo mutegereje umukwe. Bakiri muri ibyo koko, Bigwa arimo avugana na mama we. Kian ahera akatunguka ari kumwe na Ivy. Bigwa ati mama, nakubwiye. Wabibonye? Uri kubibona ko bari kumwe? Uriya niwe mukobwa Kian akunda. Ndata ariko wasaze. Bombi bahera ko babageraho. Ivy mu bwoba bwinshi atinya no gusuhuza mama Kian. Kian ahera akamupresenta mama we, akamubwira uko yitwa. Ndahera akaba aramutsa Ivy. Mama Kian ahera akabaza Kian, akamubwira ati mwana wanjye, ndi mama wawe ndakumva. Mbwiza ukuri kandi ntumbeshye. Ibintu Bigwa ari kumbwira byaba ari ukuri? Ku rundi ruhande Nikita aba yisajije kuko nawe amakuru aba yamugezeho. Ibintu byose atangira kubimena, avuga ati n'ubundi ndabizi ko Kian atankunda, ndabizi n'ubundi ko atanshakaga. Ubu bukwe nubwo kumuhatiriza, nanjye ntago nyimushaka. Ibintu byose mbivuyemo. Ahera akakuramo agatimba yari yambaye, akambara indi myenda isanzwe, akabwira abakobwa bagombaga kumwambarira ngo bitahire. Abantu bari aho ngaho bose Nikita bahindamo ubudehe, ababwira ngo batahe. Ibintu biradogera. Ku rundi ruhande Ivy ahera akabwira mama Kian, akamubwira ati mama, umuhungu wawe ndamuturishije. Ndamubwiye ko agomba kugendera ku cyo mushaka. Ntago njye ndi kamara mu buzima bwe. Niyo mpamvu nari mubazaniye. Mama, ndagusezeranya nzajya kure y'umuhungu wawe. Ntabwo nzigera ntuma urugo rwiwe rusenyuka. Yego nibyo koko ndamukunda, ariko urukundo rwanyarwo kandi rw'ukuri ni ukwemera kureka uruhu ukunda akagenda. Igihe ubona ko ari ngombwa akagenda, si ngombwa kwikunda ngo ushake kumufatirana. Kian afite ayo mahitamo. Yahisemo. Ndumva atari ngombwa kumuhata ibindi bibazo, ahubwo yemeye gukomeza ubukwe. Mama Kian yitegereza Ivy, akareba uburyo avuga n'ubwitonzi.
ikiniga kiramwica. Agahera akabwira Ivy ati mbuze icyo nkubwira mwana wanjye, ufite umutima ukomeye, none se koko mwembi murakundana? Ivy ati mama, umuhungu wawe ndamukunda n'umutima wanjye wose, ibyishimo bye nibyo byishimo byanjye, ariko umubabaro we niwe mubabaro wanjye. Ntabwo nazigera mbaho nishimye mbizi ko nawe atishimye, ariko ubu bukwe niba ari bwo bushobora kumuzanira umunezero, nakemera ngatanga urukundo mukunda, nkemera nkava ku izima, ariko akabana na Nectar. Niyo mpamvu Bigwi yanyitabaje, nkemera nkasiga ubwoba nari mfite no kumva umutima wanjye uremerewe kubona uwo nkunda abana n'undi mugore nangwa se n'undi mukobwa, nkavuga ati reka nemere nze nsezere kuwo nkunda ubuzima bwanjye bwose n'umutima wanjye wose, nemere nzabeho ubuzima bwanjye bwose nashatse. Ni umwanzuro nafashe ku giti cyanjye, nta wundi mugabo nzigera nshaka, kuko uwo nakunze agiye kuba uwundi muntu. Kian byose ababyumva, ahera akahindukira akareba Ivy akamubwira ati ndakwinginze rekera aho ngaho wintera agahinda, ndakwinginze ndagusabye wikomeza kuntera ishavu, kuko urabizi ko nanjye nashoboye kwihanganira kubaho nakubona. Ese urumva ubundi ntabishobora? Ese urumva ubundi nabikora gute? Mama Kian byose ababireba, yitegereza Kian ndetse na Ivy, akahabona urukundo atigeze abona hagati ya Kian ndetse na Nectar. Abura icyo akora, ahera akabwira Kian ati mwana wanjye amahitamo ni ayawe, ukora icyo ushaka, kuko kubana n'umuntu udakunda mu buzima, ubaho ubuzima bwawe bwose utishimye. Icyo uzakora icyo ari cyo cyose, n'icyo uri buhitemo cyose, ndi hano kugushyigikira. Kian ahera akabwira mama we, akamubwira ati mama, niba koko unshigikiye, icyemezo ngomba gukora, icyemezo ngomba gufata, n'icyo ngomba gukora, ni ukujya iwabo w'uyu mukobwa umpagaze iruhande, tukamusaba tukamukwa, akambera umugore. Mama Kian ahera akasohoka, asanga ibintu hanze byadogereye, Nectar ibintu byose yabiteraguye hejuru, induru ari zose. Agaruka mu nzu abwira Kian ati Nectar yasaze, ibintu byose ari kubimenagura. Kian na Bigwi ndetse na Ivy bahera ko bajya kureba Nectar. Nectar akibona Ivy n'umujinya mwinshi n'uburakari, ahera akamusimbukira agatangira kumuniga, akamubwira ati byose ni amakosa yawe, ni wowe kabitera, ubundi iyo utaza mu buzima bwa Kian ntabwo ubukwe bwanjye buba bugenze gutya. Uri ikibi, wangije ibyishimo byanjye, wantwaye urukundo rw'ubuzima, ntabwo ukwiriye kubaho, ukwiye gupfa. Nanjye ndakwambura icyo ari cyo cyose ufite. Ubundi Kian yakubonyemo iki? Ese ubundi uri igiki?
iyi nkuru yacu reka tuyisubikira ahangaha. Ese izi mvururu zirarangira gute? Ese ibi ngibi Kian arabikoraho iki? Ese ubu bukwe burapfuye burundu nangwa birarangira? Kian abanye na Nikita. Inkuru yitwa Inzitane. Njyewe nitwa Atete, ni njye wandika kandi ni nanjye wibagezaho.